Kabisa kabisa ifiriti itetse muri ubu buryo iraryoha cyane, ibinahumura, ibisa neza, mbakanguriye kuyiteka kandi ndabibakumbuje. Hello, mumeze mute? Tugiye kubanza dutonora igitoki cyacu mbere yo kugikoramo ifiriti. Ni ibintu byoroshye, turabanza twisige amavuta y'ubuto asanzwe kugira ngo amakakama atatujyaho. Igitoki, iyi firiti y'igitoki ni ifiriti iryoha cyane kandi biri no guhumura, ibisa neza. Umuntu ntagateke mu buryo bumwe, tujye duteka mu buryo butandukanye. Ndabakangurira mbere na mbere gukomeza gukora subscribe, abantu mukomeje gukora subscribe kuri channel yacu, kandi ndabakunda, ndabifuriza umugisha w'Imana. Turahata igitoki cyacu twisize amavuta kugira ngo kitaza kutwuzuzaho amakakama. Hari abantu batinya guhata igitoki, ariko njye simbitinya na gato kubera ko biroroshye kandi ntabwo ari ibintu bikojeje isoni. Ugateka ukitekera mu buryo bworoshye kandi ukaryoherwa. Dufite amazi yacu ku ruhande, aya mazi turajya dushyiramo igitoki kugira ngo kitaza kuba umukara, ugihata ugishyira mu mazi. Hari abahitamo gutonora no guhata, byose ni kimwe, biterwa n'ikikorohera. Njyewe nanga ko bingira mu nzara, niyo mpamvu mpata igitoki. Ni nabwo biba bisa neza, amakakama yose n'ibishishwa bimaraho neza. Rero turagihata, nitumara kugihata tugishyire mu mazi, nitumara kugishyira mu mazi tukironge neza, ubundi tugikate. Dore turi gukata mu duce duto duto kugira ngo igitoki kize kuza kuba kimeze neza. Wakora forume ushaka, biterwa n'iyo ukunda. Ngiye nkunda igitoki gikasemo buto buto, niyo mpamvu mbigenza gutyo. Ushatse wagikaranga cyose, byose biremewe hano hantu. Noneho wamara kugihata ukakironga neza, kandi noneho iyo umaze kugikata neza no kukironga, ntabwo uhita ubishyira aho ngaho gutyo, ukigumiza mu mazi kugira kitaba umukara. Kuko iyo ugikuye mu mazi utaratangira guteka, ubu ngubu nyine ngiye kuba nshyizeho amavuta, reka mbe ngishyize mu mazi kugira ngo binyorohere, kitaza kumbana umukara cyangwa kigasa nabi kidatetse. Nyine ngikuramo hano mpita ngishyira mu mavuta. Rero mbaye nshyizeho amavuta, nuko mutari kubireba, ariko mbaye nshyizeho amavuta makeya kugira ngo mbanze nyikoremo ifiriti. Nikimara kuba amafiriti turaza kongera noneho tugikarange ukundi kuntu kudasanzwe. Murakibona rero ko kiri mu mazi neza. Noneho amavuta yacu nayo arahiye, kanyabereke. Amavuta ngaya arahiye, nyashyize ku ipanu. Ngiye nkunda guteka ifiriti mu ipanu, muri hangana hari habanjemo indi firiti. Dore ukuntu nagiye nzishyiramo ni uku nguku, ndi kugenda nshyiramo gake gake, nshyiramo duke tugashya, nkashyiramo utundi. Nanga ko bimeneka, urabona ko biri gutaruka, bitarukira kuri kamera no mu mpande. Ngenda nshyiramo duke rero kugira ngo bize kunyorohera, ize gushya vuba vuba kandi ishye neza, idashwanyaguritse. Nibyo byiza, itanafatanye. Noneho ifiriti urabona ukuntu imeze, ishobora kuba ibura gato ngo ishye cyangwa, ariko ndabona inahiye neza. Iyo ihiye neza, ikintu cyonyine cyoroshye cyo kuyikorera ni uguhita uyarura ukagenda uyishyira ku ruhande. Hari abahitamo kwarura bayishyira kuri ka gapapuro kayumutsa, ariko njye n'ubundi ko turi bwongere tukayishyira mu birungo, si ngombwa kuyumutsa. Ifiriti irahiye, reka tube tuyishyize mu gasorori kacu ku ruhande. Ndi kuyarura kugira ngo mbashe kuyishyira mu gasorori. Nimara kuyishyira mu gasorori, ndahita nyikarangira ibirungo byayo, ari by'ibingibi mubona ndi gukata. Ni ibitunguru na puwaro na puwavuro. Ni ugushyiramo dukeya n'urunyanya rumwe. Iyo ushatse ushyiramo salisa, ariko ngewe uyu munsi ntabwo ndi kwiteza ibirungo bikakaye, ndashyiramo urunyanya kubera ifiriti ni nkeya. Iriya nkoze ndakarangaho nkeya, ntabwo nyikaranga yose, bitewe n'uko abantu ntekeye harimo abantu barya ifiriti
ikaranze kuriya n'abari buyirye yumutse itagiye muri bino birungo, niyo mpamvu nkoze gake nkaranze igice. Ngiye gukaranga bino birungo, ndashyira ikiyiko kimwe cy'amavuta ku ipanu, nkoresheje indi panu yayindi iracyariho ya mavuta yandi ku ruhande, nkoresha iyi ngiyi yindi. Harimo abantu batayikunda ariko ndayikoresha. Nshyiraho ikiyiko kimwe cy'amavuta, reka nshyiremo bya birungo byanjye, puwavuro, igitunguru na puwaro. Iyo ushatse ushyiramo na seleri, biterwa n'ibyo ukunda, ariko seleri njye sinzi ukuntu zihumura pe, ntabwo nzikunda cyane. Udupuwaro two turampumurira. Noneho ndakaranga nkarange, noneho ibirungo byanjye bino bishyizemo bibanze bishye, nibimara gushya mbone gushyiramo iki, mbone gushyiramo rwa runyanya. Urunyanya naruhase neza, ndangije ndarurapa neza, ndarunoza. Reba rero ukuntu bihite bisa. Noneho kubera ko nshaka ko bihinduramo akabara bikaba nk'umutuku gakeya, mfite akandi karungo kanjye kitwa paprika, niko ngiye gushyiramo. Kano paprika ni nkaho ari puwavuro y'umutuku, niko nabyita. Shyiramo agace k'agafuniko kugira ngo bihindure ibara. Ushatse washyiramo akarungo kose ushaka, ngewe mba mfite uturungo twinshi, rero ngenda ntukoresha kugira tutazarangiza garanti ntadukoreshe nk'undi birungo, kandi ntacyo bitwara. Hari ibirungo biba biri umuti, hari n'ibirungo biba ari ibyo kuryoshya ibiryo bisanzwe. Hari abantu bavuga ngo bikunda gutera umuvuduko w'amaraso, abantu bafite umuvuduko ntimukarye ibirungo, ariko batawufite nimureke twirire. Noneho turaguma tugaragure ifiriti ibanza ihindura ibara. Igitoki muri kubona ukuntu gisa neza, igitoki cyacu kirasa neza, kirahumura, kandi ntabwo ari ibintu bigoye. Ni utuntu duke nashyizemo, no guhindura gake cyane kugira ngo tubashe kuryoherwa n'ubu buzima, tubashe kuryoherwa n'ibiryo. Murabona akantu nshyizemo rero, nshyizemo akunyu gakeya, kuko murabizi ko byose ibyo natetse mwabonye ko nta munyu nari nashyizemo. Nshyizemo akunyu gakeya kugira ngo karyoshye ibiryo. Nyine umunyu urabizi ko uryoshya ibiryo. Reka ngaragure gakeya kugira ngo umunyu urusheho gukora. Hanyuma byatunganye, birasa neza kandi birahumura. Dore ukuntu bisa nguku. Reka twarure turebe. Reka nzane rushe gatoya, noneho twarure turebe ukuntu bisa. Biraryoshye, birahumura neza, nta kibazo. Murabibona igitoki kirasa neza, kandi ntabwo ari ibintu bigoye kugiteka. Kugitegura ni ibintu byoroshye, ni bwa buzima busanzwe. Ushobora kugihindura ukagiteka, niba ufite resitora ukagiteka gutya. Niba mu rugo, abantu bo mu rugo bakarya ibintu bitandukanye, ntabwo ari ngombwa guhora urya ikintu kimwe kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ni igitoki cy'ifiriti, kigomba kuba gifite forume imwe imeze gutya. Oya, urahindura. Uyu munsi ukabikata bitambitse, ubundi ukabikata bihagaze. Nibwo ibiryo birushaho kuryoha, kandi n'abantu ntibabirambirwe. Hari abantu bajya bavuga ngo ngiye sinarya ngo wenda ngo ubugari ngo icyumweru. Waburya bitewe n'amasosi. Rero n'igitoki wakirya icyumweru kigashira n'ikindi kigataha, bitewe no guhinduranya inteko ugitekamo. Ushobora kugitekamo mu mafiriti gutya, ushobora kugira isosi. Nuko nyine murabona ko bisa neza. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, mukomeze mukore subscribe. Ndabakunda cyane. Ibi biryo mujye mubiteka bibaryohere, muryoherwe rero. Kandi abantu batarakora subscribe muyikore, mukande na like, mukomeze munshyigikire. Ndabakunda cyane. Murabona ukuntu bisa, ni ibintu biryoshye kandi bihumura neza. Ntimuzigere na rimwe murambirwa guteka. Guteka ni ubuzima. Murakoze cyane. Nyine ni ahangaha nshoreje iyi video. Bye bye.